Imana yari yaramuhaye umugabo w'umusinzi. Kumbi wa mugore Imana iramubwira ngo umugabo wawe ni wowe uzamuhindura. Umugore agahora mu rusengero abwira Imana ngo ndashaka umugabo wanjye ahinduke. Imana ikabwira wa mugore ngo ni umugabo wawe ntabwo ari njye uzamuhindura, ahubwo ni wowe uzamuhindura. Umugabo akabyuka akajya mu kabari, amafaranga yaba yahembwe yose akayamarira mu kabari. Umugore aravuga ngo Mana, iki ni ikigeragezo wampaye cyatuma ntagukorera. Umugabo yaba avuye mu kabari akaza yuzuye inzoga, akaza arimo aranuka ibintu byose amena, umugore aho kugira ngo amwakire akavuga ngo urimbwa ntabwo nashatse, kandi avuye hehe? Gusenga. Umugabo aramwitegereza aramubwira ngo niba abantu babona ijuru, yitwaga Mama Sayifu, aramubwira ngo Mama Sayifu, ijuru uzaryumva mu matangazo wowe ntabwo uzaryinjiramo, kubera ko nubwo usenga ntabwo unyerera imbuto. Mbwira uwo muntu muri ngo ukeneye kwera imbuto abantu bakabona ko ukorera Imana. Abakurenganya ntibazabura, ariko ugomba kwera imbuto abantu bakamenya ko ukorera iki? Imana. Mama Sayifu akajya mu materaniro batangaza amasengesho y'iminsi 7. Reka mabwire, bahereye kuwa mbere basenga ukageza ku cyumweru uri gusenga. Mbwira uwo muntu muri ngo uzaba umukene. Ugomba gusenga ukajya no kugira gute? Biravuga ngo nzahesha imigisha intoki y'imirimo y'amaboko yanyu. Igihe cyose usenze udakora uzaba umukene, uzatunga amasezerano ariko upfa n'ubukene. Naho ugomba gusenga no gukora ukagira gute? Ugakora. Mama Sayifa igitondo kimwe yigira inama, nta muntu wamusengeye, nta n'uwamubwirije. Aravuga ariko ko umugabo wanjye ahura ntuka, agahura ambwira ngo sinzajya mu ijuru, reka mpindure strategy. Mbwira uwo muntu muri ngo tugiye guhindura ingamba. Reka mpindure ingamba. Mama Sayifa umugabo watashe yuzuye inzoga amusanganira mu marembo n'urugwiro, aramubwira ngo umugabo wanjye nkunda, ndabona wizihiwe. Aragenda aramufata amuryamisha mu ntebe amukuramo inkweto. Umugabo arara muri saro mu gitondo, Mama Sayifu aragenda gushakira boyiro nziza, arayimuzanira, aramworosa, aramubwira ati mugabo wanjye akira ku kaboyiro ufate. Umugabo ati Mama Sayifu, ninde wakubwirije? Uyu munsi Yesu mwahuriye he? Umugabo aravuga ngo wasanga umugore wanjye bamuroze, reka mutege undi munsi wa kabiri. Aragenda arongera ngo inzoga nimugoroba. Atashe Mama Sayifu amusanganira mu irembo, aramubwira ngo mugabo wanjye ni wowe mbona kuri iyi si, nta wundi ubaruta. Naho haleluya, amen. Umugabo ararya mu gitondo biba kwa kundi, nimugoroba umugabo zimuvuyemo ajya mu kabari, aravuga ngo ngiye kunywa izanyuma nsezere mu kabari. Ndabona umugore wanjye yahindutse. Haleluya, haleluya. Ndabona umugore wanjye yahindutse, mfashe icyemezo ngiye kugenda. Aragenda arazinywa, arababwira ati burya ngewe ndiyahuzaga inzoga kenshi. Hari abantu bakora ibyaha atari bo bitewe na stress zo mu rugo. Aravuga ati umugore wanjye yahindutse, byagenze gute? Tuzi ko nsigaye nta kanyita umugabo. Haleluya. Umugabo aragenda arazinywa. Hari kuwa gatanu nimugoroba abwira umugore we, aramubwira ngo Mama Sayifu, umugabo we kuva bashakana ntiyari yagahingutse mu rusengero. Aramubwira ngo Mama Sayifu, ndashaka ungorerere ikoti uyitere ipasi, ku cyumweru hari ahantu tuzajyana. Umugore ati se sheri, tuzajyana mu nzu y'Imana? Ndate oya, hari ahantu tuzajyana. Atera ipasi ku cyumweru mu gitondo 3 arambaye amasogisi, ikoti ararigorora neza. Aramubwira ati kera mu modoka tugende. Baragenda. Mama Sayifu ati se ko ndiko turi kunyura ku rusengero, kandi wavuze ngo ntushaka ko tujya gusenga uyu munsi, bimeze bite? Abarahanyuze ngo pasiteri abwiriza. Arabwiriza. Papa Sayifu ahaguruka mu iteraniro, batavuze ngo tugiye kwihanisha, batavuze ngo dusomye ibyanditswe. Araza imbere ya pasiteri aramubwira ati pasiteri, ntabwo nje kwihana kubera ko wabwirije neza, nta nubwo nje kwihana kubera ko hari umuntu wambwirije ubutumwa ngo mfashwe. Imana yafashe umugore wanjye akanyita umugabo, ndasaka nanjye muyimpamagarire ari yimfata nsezere mu kabari sinzagasubire mukundi. Haleluya, amen. Ngira uwo muntu muri kumwe ngo genda uhinduke, Imana izagukoresha ibitangaza ku musozi utuyeho. Genda uhinduke ukizwe ku musozi utuyeho, Imana izagukoresha ibitangaza. Prophesy. Uzi impamvu abantu badahinduka muri karitsiye utuyemo?
mbariza umuntu muri Kongo baramutse bakubajije muri karitsiye bagutangira ubuhe buhamya? Mumbarize ngo nubuhe buhamya bwiza ufite muri karitsiye? Mu kazi ukora nubuhe buhamya ufite? Ngiye gusengera abantu babohoke muri uyu mugoroba. Haleluya. Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni cyawe Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Mbabwira agastory gato ninagiza nsenge. Papa, Imana irambwiye ngo urubanza rumaze igihe kinini, haguruka. Uru rubanza rumaze igihe kingana ikindi kureba imyaka 3. Imana irambwiye ngo urubanza rumaze igihe kinini imbere yawe Yesu ararurangije. Haleluya. Imana irambwiye ngo barashaka kukuriganya kuva uyu munsi Uwiteka ashizeho iherezo. Haleluya. Katuzamurira Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Yesu. Mama, wowe nahanuriraga, wowe ego, Imana none hatuvugana irambwiye ngo amarira wari ufite y'umugabo wawe Imana irayazi. Mbonye abamarayika 2 bajya muri gereza, mbona bafashemo umuntu witwa Diyodoni. Diyodoni ninde? N'umugabo wawe. Uwiteka aravuze ngo agiye gukora ikintu kimenyekana ko ari Imana ishobora. Kadutere haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amarira wararanaga Imana irayazi mama. Haleluya. Umugore umwe yagiye kubatizwa, agenda atabivuganye n'umugabo. Umugore abwira umugabo atuva nkubwire twakoranye ibyaha byinshi, ariko uyu munsi ngiye kubatizwa. Umugabo yanywaga itabi n'ibimogi, aramubwira ati nubatizwa uzasanga nacyajije umupanga nzagutema. Umugore igihe kigeze aravuga ati nzagenda, ajya kubatizwa. Umugabo ngo asigara ari kunywa itabi n'urumogi, aravuga ati nutaha ntumbanaho. Mbwira uwo muntu muri ko ngo imbaraga z'Imana ziruta izindi mbaraga zose. Haleluya. Ibintu byose nibikunanira byupfuka mu bazimana usobanuza Imana. Haleluya. Haleluya. Umugore aragenda arabatizwa, yari yasize atetse ifiriti n'inyama nk'umuntu urabatizwa, agenda yambaye neza. Umugabo nawe asigara ari kunywa ibitabi, avuga ati nataha ndamwica. Namubujije ko atagomba gukizwa, ngo yari umusiramu. Namubujije ko atagomba gukizwa, nataha ndakwereka. Umugore ava kubatizwa arataha, ngo agere mu marembo, ngo asanga umugabo we yanyweye urumogi yaguzuye n'umupanga atya, ati banguka nkwice. Umugore aramubwira ati mugabo wanjye, nuramukunyukiye muri aya marembo abana bazajya bibuka ko amaraso ya mama wabo yaguye hano. Icyiza tugende unyikire mu gipangu. Umugabo aramubwira ati yo namungiriye niyo, nta nurakunkiza ngo ino tugende. Baragiye mu gipangu ndani. Umugabo ati vuga amagambo atatu nkwice n'urutabe ari kurutumura. Mbwira uwo muntu muri ko niba Imana yaravuze ko izakurinda ntugire ubwoba. Umugabo ati ndakwica namaramaje. Umugore aramubwira ati ariko mugabo wanjye, iyi mbuga ko abana bacu baza bayikinira mu mupira, ko abana bacu bazajya bibuka ko amaraso ya mama wabo yaguye muri iyi mbuga, waretse tukagenda ukanyikira mu cyumba aho natabaza hagira umuntu unyumva. Umugabo ati yo namungiriye ni inyamibwa tugende. Baragiye mu cyumba. Mbwira umuntu muri ko ngo Imana ijye igaragara finali. Haleluya. Haleluya. Ngo bagere mu cyumba, umugabo aramubwira ngo gosenga ya nyuma uwo Yesu ndebe ukorera ndebe ko arakunkiza. Umugore aravuga ngo mwami Yesu, nzi ko nta kijya kirogoye umugambi wawe. Sinari nagiye gusambana, sinagiye mu bapfumu, nari nagiye kugushaka. Haravuga ngo Mana niba wumva bakubaha, uyu mwanya ndashaka umbabarire. Haleluya. Fata umugabo wanjye. Umugabo aramubwira ngo imfate. Ati nizi fata aka kaboko karagutema. Haleluya. Umugore aramubwira ati reka ngusabe ikintu kimwe mugabo wanjye, nasize ntetse nk'umuntu urarya, none nawe ndabona ufite inzara, nubwo ugiye kunyica reka ngende nkugaburire, nurangiza unyica ufite imbaraga nanjye mpfe maze no guhaga, basi tunasangire bwa nyuma kuko ngiye gupfa nta. Umugabo ati ngwino tugende. Baragenda muri saro, umugore agira gute ararura, yari yatetse ibiryo biryoshye ariko Yesu yongeyemo ibirungo. Barasangira, umugore agafatamo yarangiza akamutamika. Mbwira uwo muntu muri kwe ngo uheruka gutamika umugabo wawe ryari? Mu bukwe. Niba atari banga ubiheruka ryari? Mbwira uwo muntu muri kwe ngo Imana itubabarire urukundo ruke twararugize. Mu bukwe.
imana itubabarire twagize urukundo ngo umugore ngo atamika umugabo we. Umugabo ati nubwo ntamika ndakwica. Hari abagabo bafite abadayimoni kweri, bafite amapepa ateye ubwoba. Bararya barasangira, umugore aramubwira ati sheri nubwo ngiye gupfa babana bacu hari undi uzabona ukubyarira abana nk'abariya. Aramubwira ati ndagushimiye. Mbwira umuntu muri kwe ngo igihe ubona urugamba mu rugo rwawe jya umenya kuvuga amagambo meza. Ngo barangize kurya, Yesu yateyemo ibirungo biryoshye. Umugabo arangije aramubwira ati naringiye kukwica ndumva ntahaza, ongera ushye kuntekera ibindi sinkikwishe, nta wundi mugore nabona uzajya uteka ibiryo nk'ibi ngibi. Haleluya! Haleluya. Yesu afite imbaraga zagutambutsa aho ugiye gupfira. Haleluya. Ngiri uwo muntu muri ko icyo ukeneye nuko Yesu umwizera gusa. Numara Kumwemera uwo mukiza wawe, tugiye gusenga Imana muri uyu mugoroba. Ndabona abantu bagiye kubohoka. usabe n'Imana irayishurire, Diyamama sete ya ahabwa ubwo buntu wahawe nawe. uwo mugabo ndimo ndareba. Wowe haguruka nkubwire papa. Diyamama sete